neza muraho makuru yanyu mumeze mute twongeye kubasuhuza nko bisanzwe amazina yanjye nitwa Ryumugabe Clement twongeye kubaha ikaze ku Ikamba Brooms TV nimugira amahoro y'Imana. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza ko turaganira ku bintu nka bibiri kandi by'ingenzi bikunda kubaho mu mpera z'umwaka. Rimwe na rimwe kumva abantu baravuze, abantu barapfa cyane cyangwa ibintu byinshi, usanga abantu bagenera ibintu igihe kandi nyine rimwe na rimwe wagasanga bafite uko baba babibonye, wenda ni nabyo. Ariko ikintu nje kuvuga ntago ari ikindi, ni ukuvuga gusa mu buryo ikintu kijyanye n'ibyishimo. Ibyishimo abantu benshi dufata ibyishimo iyo tuvuze ko umuntu yishimye, rimwe na rimwe utekereza ko ari umuntu ibyishimo ni nk'ivangirwa. Ibyishimo ni ikintu cyiza muri wowe kubera impamvu y'ikindi kintu cyabaye, ukumva nyine amarangamutima yawe arahindutse ukishima. Rero turi mu mpera z'umwaka, abantu barimo baraserebura, bafite ibyishimo, umwaka urarangiye ari bazima, kandi n'abafite ibyo bagezeho n'abo batarabigezeho bahaye pole, mwaka utaha Imana izakora umuti, muhumure. Hanyuma rero ariko akenshi nawe utarabigezeho ndabizi neza ko hari ibyishimo bihari kuko urangije umwaka uri muzima. Ariko ndashaka kuvuga akantu k'ibyishimo, noneho kwishima uri umukristo. Rimwe na rimwe tubivanga no gukora ibyaha, kuko umuntu umwe uramubaza kwishima nakishimana, ugasanga hari kwishima nuko ari gukora ibyaha kugira ngo yishime neza. Ariko nta hantu ibyishimo bihora n'ibyaha. Ushobora gukora ibyaha ukishima muri ubwo buryo bwawe, ariko ushobora no kudakora ibyaha kandi ukishima. Ndashaka rero kugufasha mu Kristo mwene data ushaka kubana n'Imana kandi ufite umwete wo gukomeza kugirana ubumwe n'ubusabane n'Imana. Kwishima, ushobora kwishima kandi nta byaha wakoze. Urugero, tujya tubona abantu benshi akishima birenze bikarangira agiye mu kabari akayahuza inzoga, ngo nibyo byishimo. Abandi bikarangira wishimye ngo ugiye kwishima ukabona ibyiza gusohokana n'abagabo cyangwa n'abakobwa, ngo ibyo nibyo byishimo byawe. Ubwo ni uburyo bwawe bwo kwishima, ariko si uburyo bw'umukristo bwo kwishima. Imana ubundi ku mukristo dutegetswe kwishima haba hari icyabaye haba nta cyabaye. Ariko noneho dufite impamvu yo kwishima, hari icyabaye. Dufite amashimwe menshi, uyu mwaka urarangiye, Imana ikozemo ibintu byinshi bikomeye. Ikintu gikomeye, ufite ubuzima, uracyahumeka umwuka w'abazima. Katuvuge kuri iki, ubu buzima ufite wibuka ko nta ruhare wigeze ugira mu kurinda ubuzima ngo ubeho. Kuba ukiriho ntabwo ari ibiryo wariye, ntabwo ari amafaranga wabonye wishyura bya bibazo byawe ngo bikemuke. Kuba ukiriho si ukubera ko wagize abakubwira neza cyangwa bakuvugisha neza. Kuba ukiriho ntabwo ari promotion wabonye mu kazi. Kuba ukiriho ntabwo ari ukubera ko wirukanwe mu kazi. Kuba ukiriho nta mpamvu n'imwe yindi yatumye ukiriho, usibye Imana yonyine yakurinze ukaba ugifite ubuzima buzima. Ndifuza ko uyu munsi mbafasha tukareba iki kintu, dushima Imana mbere na mbere ko turiho. Dushima Imana ko tugiye mu mwuka w'abazima, tugifite ubuzima buzira umuze. Nawe urwaye, ushima Imana ko uyu munsi utashyizemo umwuka, kuko ibyiringiro birahari kuko uracyari muzima. Turangije umwaka kandi turiho, dufite ubuzima bwiza, dufite ubuzima, dutegereje Imana, turacyafite amahirwe yo gukora ibintu byiza byinshi.
upfa kuba ukiriho gusa. Ufite amahirwe yo kwihana niba utihannye, ufite amahirwe yo gukizwa niba udakijijwe, ufite amahirwe yo kunoza agakiza kakaba agakiza keza katavanze n'ibyaha kubera ko ukiriho. Dufite amahirwe Imana yaduhaye atazagaruka mu buzima buzaza. Uyu munsi uriho kubera ko hari ibintu ugomba gutunganya, nshuti yanjye, hari ibintu ugomba gushyira ku murongo. Sinzi ibibazo ushobora kuba uri kurwana nabyo n'intambara, uyu mwaka urangiye, sinzi ibintu uhagazemo, ariko uko biri kose ndatekereza ko iki kintu nyikubwiye, nzi neza ko ukigomba. Mbere ya byose wirengagije n'ibindi byinshi, shima Imana ko ukiriho. Shima Imana ko ugifite ubuzima buzima. Shima Imana ko uyu mwaka Imana yakugaburiye cyangwa yakwambitse cyangwa yagukijije indwara cyangwa se ugihumeka uyu mwuka. Daboro ndi kuvuga ibi ngibi kubera iki? Urwaye uri kwa muganga nawe umwuka aracyawufite. Wowe ufite ibibazo runaka by'uburwayi runaka wowe nabyo umwuka uracyawufite. Ufite ibibazo umwuka. Dushima Imana ko tugifite umwuka duhumeka uyu munsi. Shima Imana kubasha kundeba nanjye nkaba nkubona, tukaba tubasha kuba ukabasha gusura ukanasurwa. Shima Imana ko uyu munsi mu bazima uri muzima. Now reka nkubwire rero, ukwiye gushima bikajyana n'ingamba nziza utangirana umwaka. Ingamba nziza cyangwa se imishinga myiza cyangwa se gahunda nziza zo gutangirana umwaka. Niba ushaka gusoza umwaka neza wishimye koko, ishimire mu Mana. Ishime kuko Imana ariyo yagufasha ikakurinda. Uyu mwaka tuwurangije turi mu biganza by'Uwiteka, tuwurangije turi mu biganza by'Imana. Imana niyo iturinze. Uyu munsi turacyari mu biganza by'Imana. Imana iradufite. Wowe uri we wese Imana iraguha. Shima Imana ko uyu mwaka uwurangije. Ariko kandi tugiye gutangira umwaka, usubize amaso inyuma. Sinzi ikintu cyangwa se ikosa ryaba ryarabayeho muri uyu mwaka. Rimwe na rimwe turashima ariko tunatekereze ko hari n'amakosa twakoze, hari n'imyitwarire twagize itari myiza. Mu ngamba rero ufite, mu migambi myiza ufite yo kwinjira mu mwaka wa 2025, injiranamo imigambi yo gukosora amakosa wakoze. Hari amakosa wakoze muri uyu mwaka 2024. Hari imigambi mibi wagize 2024. Hari ibintu bibi byinshi wagiye ugiramo uruhare. Kosora, injirana mu mwaka mushya ingamba nshya zo gukosora amakosa wakoze. Tujya tugambirira gukora ibintu byiza, tugapanga imishinga. Uyu mwaka nzagura ikibanza, uyu mwaka nzagura imodoka, uyu mwaka nzubaka, uyu mwaka. Nibyo dupanga, nabyo ni byiza kubipanga. Ariko mbere ya byose, mbere yo gupanga ibyo, panga gukosora amakosa wakoze mu mwaka utambutse. Hari uruhare ushobora kuba waragize mu bibazo uhagazemo uyu munsi. Baza umutima wawe, gisha inama umutima, urebe uvuga ati maze gushima, ndi mu mashimwe n'ibyo. Ndi gushima Imana ko yamfashije nkaba nyiriho. Ndi gushima Imana ko ibi n'ibi yabikoze. Ndi gushima Imana ko imibereho yagenze uku. Ndi gushima Imana ko urugo rwanjye byagenze gutya, abana banjye byagenze. Ndi gushima Imana ko abana bakoze examen. Ndi gushima Imana ko amanota. Ndi gushima Imana. Hari byinshi ufite byo gushima Imana, ariko kandi ushireho n'akantu kavuga ngo nubwo ndi gushima ariko kandi ndigaya ku makosa nakoze muri uyu mwaka. Ndigaya ku ruhare nagize rw'ibibi byanyatatse. Ndigaya ku ruhare nagize ku magambo navuzwe. Ndigaya ku ruhare nagize kugira ngo inshuti zanjye zari z'umumaro zimveho.
ndigaya nurangiza ugambirire muri uyu mwaka kuri ibyo ngibyo uri kugambirira byo kubaka, byo gukora akazi, byo guhindura imikorere, kuri ibyo uri kugambirira byo gukora ibintu runaka, wongereho iki kintu: gukosora amakosa wakoze mu mwaka utambutse. Imana ikunda umuntu wisubiramo. Niba wisubiramo ukinira, ukisubiramo, ukisuzuma, ukabona ko koko amakosa yawe yafite, bizagufasha kugambirira nanone gushobora kuyatsinda, kutongera kugwa muri ayo makosa. Ntabwo iyo tugiye gusaba akazi usanga badusaba ngo experience ni iki? Ni amakosa twakoze, nibyo twahuye nabyo tukabyica, ariko tukagenda tubikosora. Iyo ni experience. Ntabwo experience ari tuzi twishi twakoze twisha ahantu runaka. Nayo makosa twagiye dukora mu buzima, twagiye dukora muri ako kazi twabanje gukora. Niyo mpamvu ngo afite experience y'igihe kingana iki. Muri icyo gihe bavuze ni ibintu wagiye wica ukabikosora, ni ibintu wagiye uhura nabyo bifuditse ukabishyira ku murongo. Rero uyu munsi gambirira muri uriya mwaka uvuga uti nzakosora amakosa nagize, nzakosora ibyo nagenzemo bitari byiza, nzakosora nanyweye inzoga ndumva uyu mwaka ngomba kubireka, inzoga ntabwo ari nziza kuri gihe, ntabwo nambaye nabi ndashaka guhikosora ibi, hari ibintu nakoze bidahesheje Imana icyubahiro ibi ndabikora. Gerageza gukosora amakosa wagiye ukora kuko arahari. Uyu mwaka rero turangije, maze iminsi ingana n'abantu benshi, ugasanga benshi barimo baravuga ko utagenze neza. Amafaranga yarabuze Clement, amafaranga ntayo, ibintu bibazo byaravutse, turi mu manza rega zanze kurangira, ibintu byabaye ibibazo. Ariko ndashaka kubwira ngo muri izi nzitane z'ibibazo byose unyuzemo, atura ko byari ngombwa kubinyuramo, ko nta kundi byari kugenda. Ariko kandi amakosa wabikozemo, kosora amakosa kuko dutangiye umwaka mushya, utangira uri mushya. Intambara zawe zirwane mu buryo bushya, ibintu unyuramo byose ubikore mu buryo bushya. Nuvuga ngo uko ukosora amakosa nuko ugambirira kuyakosora, ni nako Imana igushyigikira, kuko Imana ikunda umuntu wisubiramo. Rega ntabwo Imana izadushyigikira kubera ko twavuze amagambo menshi, nanjye ubwanjye kwicara ubwanjye nkafata umwanya nkisuzuma, nkigenzura, nkavuga hari ko singenda neza, nkwiye kugenda neza, bambe nkakora iki. Ibyo ngibyo Imana irabikunda. Imana ntabwo itugenzurira ahanini mu bikorwa, Imana itugenzurira mu mitima. Ibyo dukora biba byavuye mu mitima bigakorwa, abantu bakabibona, ariko mu mutima wawe hakorerwamo byinshi. Rero igenzure mu mutima wawe uyu mwaka utararangira neza. Dore urabura iminsi mike, tekereza ko ufite amashimwe menshi yo gushima. Ntube muri babandi bavuga ngo ntacyo dufite cyo gushima, ngo no byaranze. Ufite byinshi byo gushima, byinshi byo gushima. Kandi Imana rwose yakugiriye neza, nawe urabizi. Ushubije amaso inyuma, hari ibyo Imana yakoze. Dushingiye kuba ugihumeka umwuka w'abazima, birarenze mama, birarenze papa, birarenze kuba ukiriho, birarenze. Shima Imana, ariko nanone numara kwishima uyibwire ngo Mana, mpakugambirira neza muri uyu mwaka, mpagukosora amakosa nakoze uyu mwaka ushize, ne kuzayakora muri uriya mwaka ngiye gutangira. Bwira Imana mubane bitandukanye nuko mwabanye muri uyu mwaka wa 2024. 2025 uyibwira uti none nge nawe ni mbiri turafatana dukwegane. Imana izabyemera mugendane. Ntabwo wagendana n'Imana ngo uviremaho, ntabwo bibaho. Sinibaza niba ufite umwana cyangwa se sinzi, ariko iyo umuntu afite umwana
umwana yifuza kugendana nawe. Iyo umutumye wenyine agenda atishimye, ariko iyo umutumye mukagendana, fati bwo ngendana na papa aragenda, ntago inzara inyica, ntabwo nagira inyota, rimwe na rimwe agusaba n'ibidakenewe kugira ngo just nyine aba ari kumwe na papa we, aba afite akantu bigaragara ko kumwe na se. Nawe nugendana n'Imana muri uyu mwaka tugiye gutangira, hari ikintu Imana izakora, hari ikintu uzabona kidasanzwe mu buzima bwawe, uzabona ibirenze, sibyo? Gambirira uvuga uti uyu mwaka dusoje narafutamye, nagenze nabi, nitwaye nabi, nakoze amakosa menshi, nibyo koko ndi gushima, ariko kandi uyu mwaka nakozemo ibintu bitari byiza pe. Nyuma yo gushima ugambirira ibyo, ubwira Imana uti ninjye nawe noneho uyu mwaka turagendana mpaka urangiye. Ubigambirire, ubyandike muri agenda, ubyandike ku nkingi y'umutima wawe, ubikomeze, ubigire ihame, ugendane n'Imana, wihangane, ukomere. Imana nimugendana ntuzasonza, ntuzicwa n'inyota, ntuzicwa n'inzara, ntuzambara ubusa, ntacyo uzakena Imana muri kumwe. Imana nimugendana ntabwo izagusiga kandi mwagendanye wayisunze. Niba ushaka kugendana n'Imana ugendane nayo, kuko ntacyo uzabura. Tangira rero uyu mwaka uri kusoza, uyu mwaka turi kusoza, bwira Imana ngo Mana noneho sinshaka kugenda njyenyine 2025. Tangira umwaka waturira ijambo, ndashaka tugendane 2025. 2025 y'ibyishimo, 2025 y'amahoro, 2025 yo kwakira, 2025 yo kubona ibyiza. Ndashaka kugendana nawe Mana. Atura ayo magambo gusa, kandi nakubwiza ukuri, Imana izagendana nawe. Nuyihamagara izitaba, nuyitabaza izatabara, nuyihuruza izahurura. Imana nikime, Imana izaza uko uzayishaka kose, izaza uko nguko. Rero ndashaka kubabwira ngo tugendane n'Imana. Turangije umwaka dufite amashimwe, ariko tugambirire gufatana n'Imana ukuboko, kugendera muri ikagendera muri twe. Muri uyu mwaka wa 2025 hari ibintu byinshi Imana izakoramo kuko twagendanye nayo. Hari uburyo Imana izatwereka bundi bushya, hari ibintu bizahinduka ku buzima bwacu kuko twagendanye n'Imana. Murakoze cyane. Nari ndimo mbaha bonane na Noheli, ariko kandi mbifurije kugubwa neza, kandi uyu mwaka dusoje muzawurangize mufite amagara mazima, mufite ubuzima buzira umuze, abarwayi bakire. Uyu mwaka tuzawurangize tumeze neza, tusoreze mu nzu y'Imana, tuyihungireho, dusohoke mu mwaka tumeze nk'abirukanka bajya mu wundi, ariko nanone duhungira ku Mana. Reka uyu mwaka 2025 tumere nk'abawisi Imana, tumere nk'abawinjiyemo, noneho twinjiye mu Mana, winagemwo, umere nk'winaze mu kidendezi, umere nk'winaze mu Mana. Uyu mwaka wa 2025 wumve ko hari ibintu byahindutse, kuko ubanye n'Imana bushyashya mu buryo budasanzwe. Uri muri yo, iri muri wowe, ikora muri igategekera muri wowe, nawe igategekera muri yo. Rero reka mbabwire, mugubwe neza kandi mwishime iteka. Imana ibahe umugisha kandi bane namwe mu izina rya Yesu.